Yesu Kristo ashimwe. Uyu ni umunsi wa 86 dusoma Bibiliya. Turatangira uyu munsi igitabo cya kabiri cy'Abami. Twashoje ejo igitabo cya mbere cy'Abami, aho twari tumaze kubona ko umwami Ahabu yari amaze gupfa cyangwa se amaze gutanga, niko bavuga ku bami. Rero igice cya mbere cyo mu gitabo cya kabiri, titire yacyo iravuga ngo Eliya ahanurira umwami Ahaziya gupfa. Ahabu amaze gutanga, Abamowabu bagomera Abisiraheli. Icyo gihe Ahaziya yahanutse mu idirishya ry'insobekerane ry'icyumba cye cyo hejuru i Samariya, aragwa, akurikizaho kurwara. Bukeye atuma intumwa arazibwira ati, nimujye kundaguriza Barizebubi imana ya Ekuroni ko nzakira iyi ndwara. Ariko marayika w'Uwiteka abwira Eliya w'i Tishubi ati, haguruka ujye guhura n'intumwa z'umwami w'i Samariya, uzibwire uti, mbese icyatumye mujya kuraguza Barizebubi ikigirwamana cya Ekuroni ni uko nta mana iri muri Isiraheli? Icyo ni cyo gitumye Uwiteka avuga ngo ntuzabyuka ku gisasiro uryamyeho, ahubwo uzapfa nta kibuza. Nuko Eliya aragenda, intumwa zirakimirana zigaruka ku mwami, arazibaza ati, mugaruwe n'iki? Ziramubwira ziti, twahuye n'umugabo aratubwira ati, nimugarukire aho musubire ku mwami wabatumye, mumubwire muti, Uwiteka avuze ngo, mbese icyatumye wohereza abo kuraguza Barizebubi ikigirwamana cya Ekuroni ni uko nta mana iri muri Isiraheli? Ngo nicyo gitumye utazabyuka ku gisasiro uryamyeho, uzapfa nta kibuza. Arababaza ati, uwo mugabo muhuye ubabwiye ayo magambo arasate? Baramusubiza bati, ni umugabo w'impwemwe nyinshi kandi yari akenyeje umushumi w'uruhu. Umwami aravuga ati, uwo ni Eliya w'i Tishubi. Umwami aherako amutumaho umutware utwara ingabo 50 ari kumwe n'ingabo ze. Arazamuka amusanga aho yari yicaye mu mpinga y'umusozi, aramubwira ati, yewe muntu w'Imana, umwami aradutumye ngo manuka umwitabe. Eliya asubiza umutware w'ingabo 50 ati, niba ndi umuntu w'Imana, umuriro nuve mu ijuru ugutwikane n'ingabo zawe uko ari 50. Ako kanya umuriro uva mu ijuru umutwikana n'ingabo ze 50. Umwami arongera amutumaho undi mutware utwara ingabo 50 ari kumwe n'ingabo ze. Araza aramubwira ati, yewe muntu w'Imana, umwami aradutumye ngo manuka vuba umwitabe. Eliya arabasubiza ati, niba ndi umuntu w'Imana, umuriro nuve mu ijuru ugutwikane n'ingabo zawe uko ari 50. Ako kanya umuriro uva mu ijuru umutwikana n'ingabo ze 50. Umwami arongera atuma undi mutware utwara ingabo 50 ari kumwe n'ingabo ze. Umutware wa gatatu araza apfukama imbere ya Eliya, aramwinginga ati, yewe muntu w'Imana, ndakwinginze, amagara yanjye n'ay'abagaragu bawe uko ari 50 akubera y'igiciro cyinshi. Ubwa mbere umuriro wavuye mu ijuru utwikana abatware bombi n'ingabo zabo uko ari 50, ariko noneho amagara yanjye akubera y'igiciro cyinshi. Maze marayika w'Uwiteka abwira Eliya ati, genda umanukane nawe, we kumutinya. Nuko arahaguruka amanukana nawe, asanga umwami. Aramubwira ati, Uwiteka avuze ngo, mbese icyatumye wohereza intumwa kujya kuraguza Barizebubi ikigirwamana cya Ekuroni ni uko nta mana iri muri Isiraheli? Wagisha inama? Nuko ntuzabyuka ku gisasiro uryamyeho, uzapfa nta kibuza. Bukeye aratanga nk'uko ijambo Uwiteka yavugiye muri Eliya ryari riri. Maze mu mwaka wa kabiri wo ku ngoma ya Yoramu mwene Yehoshafati umwami w'Abayuda, Yehoramu yimye ingoma ya Ahaziya kuko nta mwana w'umuhungu yari afite. Ariko indi mirimo ya Ahaziya yakoraga yose, mbese ntiyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abisiraheli? Igice cya kabiri. Eliya azamurwa mu ijuru. Igihe Uwiteka yendaga kuzamura Eliya ngo amujyane mu ijuru, amujyanye muri serwakira, Eliya ahagurukana na Elisa i Gilugali. Eliya abwira Elisa ati, ndakwingize sigara hano kuko Uwiteka antumye i Beteli. Elisa aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe, sinsigara. Nuko baramanukana bajya i Beteli.
Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Beteli baza gusanganira Elisa, baramubwira bati aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Arabasubiza ati ye ndabizi, ariko nimuceceke. Eliya arongera aramubwira ati Elisa ndakwinginze sigara hano, kuko Uwiteka antumye i Yeriko. Nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko bagiye Yeriko. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Yeriko basanga Elisa, baramubaza bati aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Arabasubiza ati ye ndabizi, ariko nimuceceke. Eliya arongera aramubwira ati ndakwinginze sigara hano, kuko Uwiteka antumye kuri Yorodani. Nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko barajyana bombi, maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50. Baragenda bahagarara kure aho babitegeye, ariko ubwabo bombi bageze kuri Yorodani barahagarara. Eliya yenda umwitero we arawuzinga, awukubita amazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo, bombi bambukira ahumutse. Bageze hakurya, Eliya abwira Elisa ati nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramusaba ati ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Eliya aramusubiza ati uransaba ikiruhije cyane. Icyakora numbona nkigukurwaho birakubera bityo, ariko nutambona siko biri bube. Bakigenda baganira, haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya. Nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Elisa abibonye arataka ati data data wabereye Isiraheli amagare n'amafarashi. Nuko ntiyongera kumubona ukundi. Maze afata umwambaro we awutanyaguramo kabiri, atoragura n'umwitero Eliya ataye asubirayo. Ageze ku nkombe ya Yorodani arahagarara, yenda wa mwitero Eliya ataye awukubita amazi, aravuga ati Uwiteka Imana ya Eliya irihe? Amaze gukubita amazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo. Elisa aherako arambuka, maze ba bana b'abahanuzi b'i Yeriko bari bamwitegeye bamubonye, baravuga bati umwuka wa Eliya ari muri Elisa. Nuko baza kumusanganira, bamugezeho bamwikubita imbere, baramubwira bati abagaragu bawe turi kumwe n'abagabo bakomeye 50. None turakwinginze reka bajye gushaka shobuja. Ahari umwuka w'Uwiteka yaba yamuteruye akamujugunya ku misozi muremure cyangwa mu kibaya. Aravuga ati oya ntimubohereze. Baramuhata kugeza aho bamurembereje, arabemerera ati nimubohereze. Nuko boherezayo abagabo 50, bamara iminsi 3 bamushaka baramubura. Barahaguruka basanga agitinze i Yeriko, arababwira ati sinababujije kugenda. Elisa ahumanura amazi. Bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati dore uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko ubireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Aravuga ati nimunzanire imperezo nshya muyishyiremo umunyu. Nuko barayimuzanira. Arasohoka ajya ku isoko y'amazi amishamo umunyu, aravuga ati Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Nuko amazi arahumanukana bugingo n'ubu nk'uko Elisa yavuze. Bukeye avayo ajya i Beteli. Akiri mu nzira azamuka, haza abahungu bavuye mu mudugudu baramuseka, baramubwira bati zamuka wa munyaruhara we, zamuka wa munyaruhara we. Arakebuka arabareba, abavuma mu izina ry'Uwiteka. Nuko haza idubu 2 z'ingore zivuye mu ishyamba, zitemagura abahungu 42 bo muri bo. Arahava ajya i Karumeli, avayo asubira i Samariya. Some n'igice cya 3. Mu mwaka wa 18 wo ku ngoma ya Yehoshafati umwami w'Abayuda, Yehoramu mwene Ahabu yimye mu Bisiraheli Samariya, amara imyaka 12 ari ku ngoma. Ariko akora ibyangwa n'Uwiteka. Icyakora ntiyari ahwanye na se na nyina, kuko yashenye inkingi ya Bali se yari yarubatse. Ariko yakomezaga ibyaha Yerobowamu mwene Nebati yoheje Abisiraheli ngo bacumure ntabivemo.
umwami w'Imowabu agomera Abisiraheli, Imana ituma banesha Abamowabu. Kandi Mesha umwami w'Imowabu yari atunze intama, akajya atura umwami w'Abisiraheli ubwoya bukemuwe ku ntama ze z'inyagazi agahumbi n'iz'amapfizi agahumbi. Ariko Ahabu amaze gutanga, umwami w'Imowabu agomera umwami w'Abisiraheli. Bukeye Yehoramu ava i Samariya aragenda ahuruza Abisiraheli bose, maze atuma kuri Yehoshafati umwami w'Abayuda ati umwami w'Imowabu arangomeye, mbese wakwemera ko dutabara na tugatera Imowabu? Undi ati ye, tuzatabarana nk'uwitabara, ingabo zanjye ari n'ingabo zawe n'amafarashi yanjye ari nk'ayawe. Arongera aramubaza ati turazamukira mu yihe nzira? Nawe ati tuzanyura inzira yose y'ubutayu bwa Edomu. Nuko umwami w'Abisiraheli atabarana n'umwami w'Abayuda n'umwami wa Edomu, bamara iminsi 7 banyura mu nzira izigura. Ingabo zibura amazi, zibura n'ay'amatungo bari bafite. Umwami w'Abisiraheli aravuga ati iri ni ishyano Uwiteka yahuruje aba bami uko ari 3 kubahana mu maboko y'Abamowabu. Yehoshafati aravuga ati mbese nta muhanuzi w'Uwiteka uri hano ngo tumugishirizemo Uwiteka inama? Umwe mu bagaragu b'umwami w'Abisiraheli arababwira ati hariho Elisa mwene Shafati wajyaga akarabisha Eliya. Yehoshafati aravuga ati ijambo ry'Uwiteka riri muri we. Nuko umwami w'Abisiraheli na Yehoshafati n'umwami wa Edomu baramanuka baramusanga. Elisa abwira umwami w'Abisiraheli ati mpuriye he nawe? Sanga abahanuzi ba so n'abahanuzi ba nyoko. Umwami w'Abisiraheli aramusubiza ati oya, kuko Uwiteka yahuruje aba bami 3 kubahana mu maboko y'Abamowabu. Elisa aravuga ati murayo Uwiteka uhoraho uwo nkorera, ni ukuri yaba ntagiriye Yehoshafati umwami w'Abayuda uraha simba nkuroye n'irihumye, ariko noneho nzanira umucuranzi n'inanga. Nuko baramumuzanira agicuranga, ukuboko kw'Uwiteka kujya kuri Elisa. Arahanura ati Uwiteka aravuze ngo nimukwize iki kibayamo impavu, kuko Uwiteka agize ngo ntimuza kumva umuyaga, ntimuza kubona n'imvura, ariko iki kibaya kizuzura amazi, munywe mwuhire n'amashyo yanyu n'imikumbi yanyu. Icyakora byo biroroshye ku Uwiteka, ndetse azabagabiza n'Abamowabu. Muzatsinda imidugudu yaho yose igoswe n'inkike z'amabuye, n'imidugudu iruta iyindi ubwiza. Igiti cyiza cyaho cyose muzagitema, musibe n'amasoko yaho yose, kandi n'imirima myiza yaho yose muzayisibisha amabuye. Bukeye bwaho igihe cyo gutamba cyenda kugera, babona amazi aratemba aturuka mu nzira ya Edomu. Nuko igihugu cyuzura amazi. Abamowabu bose bumvise ko abo bami bazamutse kubatera, bahera ko baterana bose uko bangana, uhereye ku basore b'imigenda bashobora kwambara ibyo kurwanisha, baragenda bategera ku rugabano. Abamowabu bazinduka kare mu gitondo, babona izuba rirasiye ku mazi aberekeye atukura nk'amaraso. Baravuga bati dore amaraso. Ni ukuri ba bami bararimbutse, ingabo zabo zisubiranyemo ubwazo. Noneho yemwe Bamowabu, nimuze tujye kwinyagira. Maze bageze mu rugerero rwa Isiraheli, Abisiraheli barabahagurukana barabanesha, bituma Abamowabu bahunga. Abisiraheli basesekara mu gihugu cyabo, babakubita umugenda. Bagezeyo basenya imidugudu yabo, umurima mwiza wose babonye umuntu wese ajugunyamo ibuye bakawuzuza. Basiba amasoko y'amazi yose, batema ibiti byiza byose, hasigara ikiri Kareseti honyine, ariho hagifite inkike z'amabuye. Ariko abanyamihumetso barahagota, naho bahatera amabuye. Maze umwami w'Imowabu abonye ko urugamba rumugasiye, ajyana abagabo 700 bitwaje inkota kugira ngo babatwaze bagere ku mwami wa Edomu, ariko ntibabishobora. Bibananiye niko kwenda umwana we w'imfura w'umuragwa uzima ingoma ye, amutambaho igitambo cyoswa hejuru y'inkike z'amabuye. Bituma Abamowabu barakarira Abisiraheli cyane. Abisiraheli bahera ko baramureka basubira iwabo.
Imana rero ibahe umugisha, tuzakomeza ejo n'igice